80% by'abakristu bashobora kuba batazongera kwerekeza ibirenge byabo mu nsengero bitewe n'amategeko mashya yaje mu igaseti nshya ya leta. Reka mwumve aya mategeko ukuntu akakaye kandi akakariye buri wese, ya umupasiteri cyangwa se umukristu n'urusengero muri rusange. Muhawe ikaze. Aya ni amategeko yavuguruwe ndetse haza n'andi mashya byabaye ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatatu 2025. Itegeko rya mbere tugiye guheraho nubwo rikomeye ariko ntago ari ryo rikomeye kuruta andi. Irikomeye kuruta andi ni riri ku mwanya wa nyuma. Ngaho mva. Okay. Tunyuzemo mu nshamake, reka hano hari itegeko rya mbere ryashyizweho. Riragira riti: amatorero yose agiye kwiyandikisha bundi bushya mu turere. Ayo matorero agiye kwiyandikisha bundi bushya mu turere, mbere yuko bayandika azajya yishyura 2 miliyoni adasubizwa. Kwiyandikisha mu karere ni 2 miliyoni ku itorero cyangwa se idini ryo ryose adasubizwa. Iryo ryari rya mbere. Kabiri, ubwo ni inshamake, turagera tunyura mu nshamake. Uhagarariye itorero n'umwungirije bagomba kuba bafite impamyabumenyi mu by'iyobokamana cyangwa se equivalence, barize nibura amasaha 1200. Ndarisubiramo. Uhagarariye itorero n'umwungirije bagomba kuba bafite impamyabumenyi mu by'iyobokamana cyangwa se icyo bita equivalence, barize amasaha nibura 1200. Iri ni irya kabiri. Irya gatatu, amatorero agomba kuba afite action plan igendanye n'iterambere ry'imibereho myiza y'abaturage bari mu karere. Amatorero agomba kuba yarateguye ibijyanye n'uburyo agaragaza azateza imbere abaturage bo mu karere iryo torero ririmo. Iryo ni itegeko rya gatatu. Action plan ni ukugaragaza, baragaragarije ubuyobozi ibyo bagiye gukora bigomba guteza imbere abaturage bo mu karere. Ikindi gikurikiyeho, icya 10. Icya 10 kizajya kinyura muri banke. Nta muntu wemerewe gutanga icya 10 ukabonye, kizajya kinyura muri banke. Iyo ni tekinike yo kugira ngo ayo mafaranga yo muri banke nyine abe yabasha no gukurwaho imisoro ndetse n'ibindi. Ikindi gikurikiyeho, amaturo. Mu rusengero cyangwa se mu nsengero no mu biterane bizajya bimenyeshwa akarere na RGB. Igihe cyose hari abantu bagiye gutanga amaturo mu nsengero, igihe cyose habaye ibiterane bimwe biba ku gasozi hanze cyangwa se ibitaramo, hakabaho kwitanga kw'amaturo. Ayo maturo bigomba kuba byamenyeshejwe abayobozi b'akarere cyangwa se ikigo cy'igihugu bita RGB. Nta maturo azongera kugenda gutyo ngo ajye kubarwa n'abadiyakoni, ngo nta, abayobozi bagomba kuba babizi uburyo ayo maturo yatanzwemo. Igikurikiyeho, urwego rubifitiye ububasha ruzajya rukora ubugenzuzi bw'imari y'itorero, rwabimenyesheje cyangwa se rutabimenyesheje itorero. Amatorero agiye kujya akorerwa icyo twita isuzuma, kugenzurwa. Akarere cyangwa se inzego zibishinzwe zigomba kujya zibatungura, baba babimenyeshejwe cyangwa batabimenyeshejwe, bakaza kugenzura amafaranga binjije, nkuko batungura ikigo cy'amashuri, nkuko batungura ibitaro, nkuko batungura n'ahandi n'izindi institution zose. Bagomba kujya batungura urusengero, barangiza bakarugenzura ngo barebe amafaranga urusengero rwakisa rwakoresheje muri iyo minsi. Noneho hano hari icyanyuma twabwiye ko ari inshamake. Icyanyuma kiravuga ngo buri rusengero rugomba kwandikisha itorero mu karere. Bizajya bisaba imikono y'abantu 1000 bafite indangamuntu na telefone. Kugira ngo urusengero rwemererwe mu karere rugiye kwiyandikisha, rugomba kuba rufite sinya z'abantu 1000. Abantu 1000 basinye n'amarangamuntu yabo ndetse na nimero za telefoni zabo. Gaho mumbwire mwabantu, aha hantu murumva hari dini rizahikura?